Ya senior group presents Snake Eyes. Bana bakuru dutangira filime yiswe ngo iki Red Sands. Ari babandi batize atavuga ngo iki ngo umucanga utukura. Uzabaza igiti kino ryumve kabimenya cyangwa kibobo. Hey. Uretse bya bindi bagenda bagafata isabone bakavanga n'umusururu ubundi bakanywa bakaza babwira abantu ngo turi ba byose biki. Ntucikwe Red Sands. Bigenzi ni kuvuga ngo ni ubutaka bw'umucanga ariko none bwakasiriwe burimo ibibazo byinshi cyane. Hey. Ya nyuma ya Snake Eyes ati munda. Senior group mwabibonye hakurya. Aka niho kavuye kano karirimbo. Ndetse n'iyi filimi bana bakuru dutangira. Ntucikwe ono ubutaka bw'umucanga bwakasiriwe. Snake Eyes avamo dutangira. Red Sands senior day. Ni kuri ya farashi senior nyakubahwa. Senior agasobanuye kuri Instagram, Twitter ndetse na Facebook na YouTube. Ya kuri YouTube itwa senior agasobanuye. Ubanza kandi jambo subscribe numara kurikandura itubona filimi ziriho zisobanuye ariko habariho izakera kenshi. Simba beshi ya dutangira Red Sands Snake Eyes. Snake Eyes kano gafilime nkatuye mu DJ wa Kicukiro ubyimbye bondo bita Saidi atuye ari Juni mu Gatsata Sunlight. Ya Snake Eyes Red Sands dutangira gafilime nako mwaka abantu bakuru ntucikwe nori hanze nacikwe ndetse murabizi hari nyakuba ku ifarashi yanjye nigarukiye amayobera bari nayo habe namba. Icyo gihe dutangira wigana poli bano bakuru. Ya Snake Eyes avamo tugatangira umukireza haryo umukina budar kuvugwa munsi na yasahami nisatse nacyo tumwe mu badapu base bapfukira papa cy'abagoza bacafuye ndumuvugizi kwa rubanda maniga. Ya Snake Eyes bidiga kuko niho barizwa abana mu mihanda kandi fana kubiswa mishwe n'imiyaga niba kira fana ruguru bashiki bacu roba bayindana badada mashuro batega bakabo jamango. Snake Eyes rwana maniga ubuzima tubamuswe twabuhisemo ninyire mukwanyire bamutanga byose atubuzima twamo ntago ari twe twabuhisemo ninyire muwe ubigena nyiri bambe Imana rurema kuba ndi nyakubahwa byose ni Imana kuba ndi nyiri farashi ningiye mujya mwumva twari farashi. Uve kuri ba kibobo zikafata isabuna akavanga n'umusururu ngo kugira ngo asinde neza maze ubona akajya mu mafilime ngo ndi byose. Uriya ni isabune n'umusururu wowe bivangavanze biba birimo bibabwira. Ya twitangira abantu bakuru Red Sands ni ku ifarashi n'umuzigo wazi. Okay, uyu manzo mwita Dusayimani Emmanuel ntago ajya yiburira nawe buri cyumwera akantu gashya. Ati Madarina kunaniranye kabagereho nyamara uwo muhanzi Rakifaya birimo biragenda biza nawe ari ku ifarashi ye. Dusayimani Emmanuel kaceceke muyumve ndahita ngaruka. Yazanye umurya w'intanganira Rakifaya ati Madarina kunaniranye ni ku ifarashi nyakubahwa. Madarina we hano nkatuye abagore bose bananiye abagabo babo. Amafaranga yose yajyana mu rusi ugasozi ati Madarina kunaniranye Dusayimani Emmanuel Rakifaya n'abagabo bananiranye ariko kabagereho da byose kimwe nigenda balance iwacu yararwambaye. Madarina we dutangira keswe Red Sands ugenze ngo ni ubutaka bw'umucanga ariko bwakasiriwe. Ari babandi basomye nabi batavuga ngo ni umucanga utukura ari abantu bavuga ibintu kabibaza babize ni muri nuza nyanyazi ese ni ikigoroba gusa bize narumiwe kabagereho nabo ariko harimo giti kinoryi.
yagiye kwa ibambewe abyukira mu rusimba kindi bijyabare wimusanze nge niwe mvuze awundi nzi muri Madarina ni kuri ya farashi ya nyakubahwa na nyakubahwa arera yarabajugunye Madarina we amafaranga yose yajyana mu rusimbi ku gasozi k'iwacu yararwambaye Madarina we amafaranga yose yajyana mu rusimbi ku gasozi k'iwacu yararwambaye Madarina yageze mu rugo umugabo aramukubita none arahukanye gusa nawe warenganya akanyandekwe Madarina we waramunaniye ubyukira mu rusimbi ntukikoza abana bebe na buhinja bandagaye ku gasozi none bwakiratongoye Madarina we atabana ko bwakitongoye Madarina irakifaya dusaba Imana Emmanuel Madarina we Michael Jackson is alive mu Rwanda aranga yose yajyana mu rusimbi ku gasozi k'iwacu afite akadihonera kifaya Madarina we ti Madarina ni ibicyurimo Madarina we amafaranga yose yajyana mu rusimbi ku gasozi k'iwacu yararwambaye harakoze cyane rakifaya dusaba Imana Emmanuel bantu bakuru dutangiye cyatuzanye mwagize ngo suku filime itangiye uri Burundi reba DJ Erikson Hope Studio nimero niyo ahakorera ni hakurya iriya mu isomero utazi gusoma wihangane DJ Erikson afite filime nshyashya kandi azibonera ku gihe dutangira kiswe ngo iki Red Sands ubutaka bw'umucanga ariko bwakasiriwe abatarize basobanura ibintu kumirwa ari abantu ubona ukwibaza uyu yize ikigoroba ni muri Nyanyazi se rero ndari cyo twaye kirambwira ngo cyari yigishije bidiye ariko apana wa wundi stage 6 abantu bakuru no kudutangiye filime yacu murabizi ijwi ari iryanjye siniya filime ni mubizi ko ibiri bwasobanuke filime bayitasobanuwe nanjye rero mbanze mbabwire mwabantu buriya kambabwira akantu kamwe kwanze ibikorwa birivugira yasiki turatangiye uko dutangiye kwanza ngewe rero kuko nanditswe mu byanditswe ngo nzaza nkahanurwa iki nicyo gihe stage 6 films abateguye ni benshi nyakubahwa ndimo ili farashi ni kuya farashi yanjye hano ga filime nka turi musobanuzi bita Junior Giti arwaye indwara y'umubyibuho ukabije byibushe my friend niba ari kavu nyinshi yirira ariko kamugereho ni umuntu mukuru tandukanye na Kibobo ufata isabuna akavanga n'umusururu ubundi akajya kuri filime akikinagura turatangiye hari barakubwiye ngo jini cyangwa se ibyo muzi mwebwe nk'amajini dushingiye ku myizere ya Isilamu ni ukuvuga ngo amajini ngo ni ibiremwa byaremwe mugenzi mbere yuko hagira ikindi kintu kiremwa byaremwe n'Imana amajini ndetse byamaze igihe kinini cyane biremwe mbere yuko hagira ikindi kinyabuzima kibaho ngo biremye mu muriro ucumba amajini niyo batubwira byabayo kera cyane ngo ariko mugenzi ngo Imana ikimara kurema ikiremwa muntu ngo ayo majini ngo yaje guhita yitandukanya n'Imana ndetse ngo ayo majini yaje kwanga umwana w'umuntu urwango rwuhambaye cyane amajini yaje kwanga umwana w'umuntu mwirinda amajini hari utugini njye mbona mu tubari tugenda kushabwe na titara akagini gaciyeho dore ryashikamo n'ibyo nababwiraga Red Sands ari Kibobo ashobora kutavuga ati ubu iki itaka ritukura urakoze cyane Giti sinzi ibyo yavuga ariko we aragerageza mo gake nawe muhaya karanka no umuntu mukuru cyane barabivuze ngo ni ubutaka bw'umucanga ariko bwakasiriwe ndabaha urugero hakanye
ugenda ubaze Google, abenshi murayizera siko bimeze. Numara kugenda ukabaza Google wandika amari y'amagambo bareta batangira baguha ingero ndetse bagusobanurire urugero rwa mbere uraza guhita ubona. Mujye mukora research basi. Hari piramide muri Misiri, muri Egiputa bahita muri Red Sands area, kubera zira piramide abenshi bizana ko harango nta keza kawo. N'urugero rwafi mbahaye. Mujye mukora ushobora guhakana, ufite amatelefone mujye kuri Google musobanuze babasobanurire. Ikindi kandi wumva bitakunyuze Nyabugogo ntago yakwanga. Keller, I understand you were less than... Leta mwenye dutangiye bise Asson arimo aravuga ati turagira ngo tubwire ninde mwicanyi wakataraboneka wabateye. Fully forthcoming during your debriefing. Tubwire ni gute bagenzi bawe bapfuye wowe ugasigara uri wenyine. Mugenzi hari umusirikare umwe warokotse rugamba bafande barimo baramuhata ibibazo ngo navuga ukuntu bagenzi be bose bapfuye bakaba yararokotse. Muri abakomando iyo bagiye mugenzi gukomanga igikopa hano umwe akarokoka agomba kuzana ubusobanuro bufatika bw'uko bagenzi be bagiye bapfa. Staff Sergeant wawe warukuye we yarapfuye. Abari bagize timu yawe bose barapfuye. Mugenzi dutangiye hari ikipe y'abasirikari yagiye ku rugamba cyase yagiye kuri mission runaka bose barapfa sigara umukomando umwe. Uwo mukomando umwe rero barimo baramuhata ibibazo. Oh, really? Katukwita intwari sibyo? Would you mind telling me what happened out there? None ushobora gutekereza ukaba wambwira icyabaye nubwo mwari muri hakurya iriya mu butayu. Bagusubiza inyuma ibyumweru bibiri sasa mbere yuko bari abakomando bapfa hari. Cyase bwo bagushuje inyuma mbere yuko bakwereka uno mukomando bamuhata ibibazo. Yeah. Palvan province. Glam Air Base. Aho ngaho ni muri bihugu byo muri Aziya, hano ni muri za Afghanistan. Staff Sergeant yazaga hano bagushuje inyuma gato cyane. Byumweru bibiri. Staff Sergeant kunda bushuhe. Yes, sir. Ndakeka nyakubahwa nimwe na rimwe rwose. Some kind of faggot? No, sir. Ubukonje oya nta musirikare ukonje nyakubahwa dora na murari. Fandase kam. Staff Sergeant uyu musore w'umwirabura. I've been hearing a little bit about your squad today, Staff Sergeant. Staff Sergeant mugenzi Lieutenant yambwiye ko bamwe mu masore uyoboye Staff Sergeant ari abasore babahatari. N'abambere mu bambere bafite discipline ndetse basobanukiye iby'urugamba. Ndagira ngo mugende mu gucunga umutekano mu muhanda cyase muri karitsiye dukekamo indwanyizo Al-Qaeda. Report any activity. Nimurasanye n'izo ngabo za Al-Qaeda muzibonye bwo muhita mutanga raporo ko izindi ngabo ze zibafashe mubone guhangana na haduyi. Yengo kuba Staff Sergeant n'ingabo ze bagiye kubohereza mu gace bakeka ko abarimo haduyi Al-Qaeda inyeshyamba gihebe. Ariko nibabona nibarasane ngo batange raporo mbega bahite basaba ubufasha. Mbega bari ni nka mission yo kujya kureba ariko ko niba haduyi ariyo. Bagomba kugenda mu gitondo. Staff Sergeant n'ingabo ze cyasa basora ayoboye. Uko umukino umeze rero mwabibonye dutangiye bavuga ngo bose bapfuye hasigaye umusore umwe. Bishwe nande ariko dutangira araka Kabul Afghanistan. Turi za 2002 ejo bundi dutangiye mugenzi bavuga ngo Imana yaremye amagini yarema mu muriro wakucumba. Ariko ngo amagini ngo yarimwe mbere y'ibindi byose. Ariko ngo amagini nyuma na nyuma yaje kwanga umwana w'umuntu kuki batubwiye iriya nkuru. Tukibavodura abakomando hano bari kudirinda umutekano. Hari abandi bakomando hano n'abakomando b'Abanyamerika bari muri Afghanistan. Biscuit mudoye biscuit. Abazungu mugira biscuit mudoye biscuit abana n'abarabu. Where is these kids now? Biscuit. Mudoye biscuit. No biscuit. Biscuit ari mwana muto. I don't have a fucking biscuit. Biscuit dufite waruzingo. Kandi ibyana bwe bikamvaho man. Hey. Wait. Fucking ingrates. Sana cyane kuje biscuit kiriru. Just grab that and go biduhakana ko guhumeka. See how you do against the Haji over 10. You ass in the back of the truck. Bano twicira twanye imodoka abasore. Staff Sergeant yaje gutora abasore be. Mugenzi barimo baratembera mu makaritsiye bazenguruka barebe ko babona haduyi. Haduyi ni Al-Qaeda. Babona haduyi bahamagara bande bafandi ibukuru. Yan.
barerekeye ngaho mu butayu bari gucunga umutekano babyita patrol mu cyongereza handi uzahura n'umuntu w'inanga agahita akubwira ngo bari muri patrouille patrol hari ibintu nzajya mvuga ukumva ari n'ubwa mbere ubyumvisha ariko ujye wihangana kuko biba ari byo buriya na ziriya interineti mwizera buriya uzi ko zo zibanza zikarodinga cyangwa ngo no data ariko njye mba meze neza nariye muve kuri abasobanuzi basobanura nk'abatariye binyingiriza ubumenyi ni buke mugenzi bakomanda uko bakerekeye bakomeje kugenda baganiramo umwana njye ni nawe mfite girlfriend man urumva noneho njyewe mugenzi wari wataye girlfriend muri Amerika ndetse aravuga nataha azanye na girlfriend bishimane yataye umukunzi United States of America iwabo bakomanda buriya bari kumwe babaganira na mwana uri umuswa arimo bita Tino uyumva mbabwire mwana kandi mamona ameze nk'akana gato Tino hall private birani ranka rye bararivuze saze amaraka gikomando wihangane ubona uyu ni specialist bitwaje bakomando bayo nibiturika Marcus Staff Sergeant Ruwo w'ikipe Anakande Willis Coast translator muri umusobanuzi we utabibonye ndasubiza inyuma by'iso donguwo translator afite umusobanuzi umusemuzi ushobora kuvuga indimi Rev Anderson shinzwe kureba ibijyanye n'ibiturika nk'ibi bahuye nabyo za grenade za landmine n'ibindi byose n'amaranka yabo benshi muri bo ni ba private bamwe barasenze bayo n'ibiturika baratatana bamwe baciye ukwabo order sleep papa muratwumva neza over order sleep papa muratwumva neza sobera inyuma over bayo n'ibiturika shabyo by'umwara we yabateze mu nzira hano umwara we yabateze umushibuka genda nabi umushibuka mugacakerana hagarika imodoka we hagarika imodoka wa muginga we bamusobanuzi ni utwaye translator 360. Where are you staying? gatandatu zero baba bamugire tugire inota sleep papa muratwumva neza unit isubiye inyuma baramagara bamwe baciye kwabo baciye kwabo nago babomba Negative. Recon the area. Roger that, Otis. tumeze neza ota sleep papa sawa ni byiza ko umeze neza Lieutenant wants us. kode za gikomando zivuze uru civilian utarigeze ugira inuza aho habe na rimwe ukamenya ko bagukwega intoryi Staff Sergeant. yego Staff Sergeant tugire Yeah, let's move out. umva tuzamuke hejuru tureko duhorana na bagenzi bacu bano baciye ukwabo baratatanye n'abakomando bayo nibiturika mugenzi by'umwarabu umwarabu yabagiye abatega akantu hano yabateze akabasubiza iwabo akabakubita bakumva uko babaye akakumena akagutera akakudimba hasi bazamutse hejuru bagiye kumenga y'umusozi bamena urundi musozi bari n'abagenzi babo ntago basubira inyuma n'imodoka kuko imodoka yabo irangiritse ndetse babonye ko n'umuhanda wuzuyemo za landmine bazamutse umusozi uyoboye hano gasore songa mbere mpaka kuminga ya musozi ndimi za gikomando uzivuza utari umukomando cyangwa utari nyakubahwa kakubayeho. I'll just be out here in the middle of nowhere. Ntare ya Gasana hano ni hano Nyabakira bageze hagati y'umusozi bibaza hano Nyabaki bageze. Yeah, right. Who knows why these people do anything out here? Ko bageze turore filime nge nabazaniye n'uyu mwaka. Commanders on duty. Ba commando mu kazi. Bageze hano filime ni nshya n'uyu mwaka. Kira ni iki mwana? Babonye ikintu cy'ikibumbano kiri hakurya iriya. What is it, Wilcox? Uri Cox kira ni iki? Uri Cox ni wa undi ubasha kuvuga indimi nyinshi ni translator n'umusobanuzi. Ni wowe uvuga ikidari ni kintu kinanga. N'ibiki byanditse hariya basobanurire. Umusobanuzi ava yashyiramo rinete abanza abirebe neza. In Islamic law. Amwe ati kiriya kirimo kiravuga amabwiriza agendera ku muco wa Islamic cyangwa se umuco wa Gisilamu. Pretty much forbids the worship of images. Birimo baravuga ko abari batuye hano basenze cyane Imana igafata ibiremwa by'umwijima ikabifungira muri kiriya kibumbano. Abandi bazekama gaki. Different stories here about demons, shapeshifters, and none ubwo kuvuga ko noneho kiriya kiginga kibitsa amadayimoni arimo indani hakurya yase mu kiginga harimo amadayimoni indani cyane harimo amadayimoni ati inkuru z'amadayimoni zitandukanye zifungiyemo hariya babyise inkuru
hari igihe ikintu kigira inkuru kandi ari icyanyacyo urumva. Words of the call inside the lamps. Aladdin. Bazetsemo harimo Aladini nawe ni ikintu cyabayeho cyari kimeze nk'ikidayimoni nanone cyabaye muri za Misiri ndetse n'ahandi ariko none kivugwa mu byanditswe ntawe ukizi ntawe akibonye. Stuff is in the Quran even. Oya ubwo amadayimoni afungiyemo hari yanditse muri Korowani nibyo Korani mu cyongereza ku Korowani. So what is it then? None siko nibiki Made by God from smokeless flame. kira kibumbano kirimo amajini yarimwe n'umwotsi ucumba amajini yarimwe n'Imana. Batangiye kubangamira abantu bari batuye intara y'ayo majini basenze Imana bayafungira Imana irabibafasha amajini bayafungira muri kira kibumbano. Abanyamerika bari hano ubutaka butari ubw'iwabo. Objects. None bivuze ngo kira kiginga se ni gereza birimira bafungiye muri kira kiginga. Around killing us. Zengo tukimenye bavamo bakatuzenguruka bakatwica. Aruwakirasha abantu bagira imikino. Aruwakirashe unaravuze ngo ubwo bivuze ngo tukimenye byavamo bikaduhitana. Brain is saying in my eye. Ya muginga buza gato ninge warurashe ku mutwe wa muginga. Jesus. Yesu Kristo. Sori gato karakirashe. Ikintu cyaramanyutse. Kandi ngo ari hafungiyemo amagini. Hey! Bakomando sinzi ko batikozeho mw'abantu mwe. Sinzi ko katari bwababeho. Fucking job, Chad. What the fuck are you talking about? Hey Chad, uyu n'umwana. Things been here like. N'umwana nawe wamuginga kirya gapando. Tukana ibinyamerika. About every foot of this fucking desert. All right, let's head back. Kigenga cyane mu butayu rateka cyacyo kivuze barashwana ariko. Yo, Gregory. Yararebye umwe wasore yararebye niwe twatangiye bavuga ngo niwe wenyine warokotse. Yarebye cyo bagenzi be barashe. Bafande baracyamagara ku byombo baze bahure. Ma radio call. Ikintu bamenye. Mugenzi ngo cyari gifungiyemo amadayimoni. Iye. Abanyamerika bavuye muri Amerika by'amadayimoni ni ibiki? Cyo byizerere yanyu muyijyane. Barerekeye mugenzi n'abasirikare bari muri Afghanistan hakurya iriya hano uvuye hano urerekera ukazamuka ugakata bwavugerayo. Bakomeje inzira ndetse mugenzi baje gura n'abagenzi babo baje kubaha karifuti imodoka yabo yari yangiritse bazengurutse umusozi bora n'abagenzi babo baje hano basanga hari akazu gashaje ubutayu hagati hari ikintu cy'ikibumbe barashe ngo cyari gifungiye amadayimoni. Twatangiye koko muri iyi filime batubwira inkuru y'amadayimoni. Basore murakaze mu irashyashya. Alistair, they got the supplies they need. Yes, sir. Mr. Nizere ko nta kibazo gihari. Right. Abasore bwo binjiye ndani ya nyumba. Ndani mu nyubako bundi nta kindi twari tugiye gusubira kwa bafandi. Mugenzi ko bara bagiye gusubira kwa bafandi. Abandi basigare hano ari nko kuri posta yabo. Posta nyine wenda ni nka kantu kakarindiro babashyize aho hafi ka office. I think what Davies is trying to say is that if there's any Talibs nearby, they might see us as potential targets. Umva ndakeka hano hantu dushobora kuba duhagaze ashobora kuba nta keza kawo umwanzi aho yaba ari hose impande zose ndabona hano hantu tumwitegeye. Umva aho mwe mugume mu nzu mukomeze mucungeye mu madirishya umwanzi aho turuka ubwo muramumureba. Hakurya n'ubutayo hakuno n'ubutayo umuntu yaturuka abumureba. Bamwe basubiyeyo mugenzi ya kipe ya yo na staff sergeant umwirabura. Bamweze ni makasi yarya nindi. Basigaye hano. Urakazu. Bapakura ibintu byabo barabitunganya binje mu kazu bwije. Commanders in duty. Bakomando mu kazi. Mando mu kijopo. Bagabo usanga barya umwanda umugabo ugasanga amaze kabiri atarya gatatu atarya. Agaruka nahi wacu ngo rega ngo twariganye ngo wari mu shooting ako nguribuka ko ngo twasangiraga agacupa. Hey, man bagabo bavayo. Babari seriye mu kazi. Nta muntu umwe babize yuretse kwanza no bari kumwe bavuga ko ashobora kubagamba n'isaha kwisana n'ubwo bawizeye mugenzi we. Imbunda ye nicyo kintu abayizeye nta gatandukana nayo n'umusirikare. Yinje mu kazi ndani bagasanze mu butayu hagati baravuga ngo reka bakagire post yabo n'akantu k'akabiro nyine biboneye kanu karaho. Senior ya people ucumbi bari ya nyiri farashi rero kongo yano kumbe kazi ndani hari mu mupfu wapfuye zamani yarashiririye
Marcus avayo niwe staff sergeant niwe uyoboye ikembega umwanda ko mu mupfuso umwe ndani harimo abantu bapfiyemo muri aka kazu barashiririye sinzi babaye iki. I'll get you some shovels. Uzi cyo gukora Before they finish unloading the truck. mugire murebe ko mwavana ino mirambo hano muyishyire hanze y'inzu tubana n'imirambo mu nzu n'abasirikare barabimenyereye. Well, that's a relief. Bega umwanda these people. bano bantu babaye iki? Phosphorus. uri bamwe se Trevor nura wundi umwirabura hakaba n'undi umwirabura ubaye staff sergeant Marcus andi bamwe ati bigaragara ko bano bantu ndetse baje gushirira kandi mbere hose barurwererani It burns right through to the bone. baje guhura no gushya kubiturika kwa mabombe bigaragara ko hari wabateye za bombe cyase za makompora muri iyi nyubako. We were sitting down to dinner. Ndetse biragaragara ko barashwe ubwo bari bicaye bari hamwe barimo basangira ibya ninjoro byanze bikunze. Yeah. They were sitting down to dinner. Bari bicaye hasi barimo baporiza dinner. Dinner ni ifunguro rya ninjoro mugenzi. Lunch ni rya saa sita. Breakfast mwese murarizi buri wese turavugana ngo ngiye gufata ka breakfast. Nabo nzi batize uzi ko basigaye bavuga uruzungu. Mwana nta jambo twavuga wenda tubasengere mwana tuvuge iki? Ntacyo. Abavuze wenda abanze bavugira ijambo basomera iduwa ariko ntago bari bazi gusoma iduwa. Icyo bazi ni ugukomanga igikopo n'abakomando baraye muri kakazu. Hey! Commandos duty. See, girl? What weird shit you've done to us? Habaje niko mbwira sha wa mukobwa harya ngo wataye muri Amerika niko sha haya ngo bizaje niko sha hari cyataye girlfriend muri Amerika ndetse ngo nigisubira muri Amerika kizamukunda cyane ni girlfriend cyamutaye muri USA kare budufoto bari kumwe bana rege ufite umushara abandi bafite udususheri Ticket, move to fucking Albany. Mugenga arimo aragendana amafoto y'umukunzi ejo abagira ngo ni imbunda ye abandi bamuseka sibya matara nibwije mwicaye nanjye ndakomeje sindi yagasobanuye kuri Instagram Facebook natwitanya kubaho iyi filime yaziye ku ifarashi nayo igihe nyiri farashi mujya mwumva baryamye mwe mu bakomando yatangiye kugira ibyo nakita nko kurota cyase kubonekerwa hari abarashi kibumbano ngo cyari kirimo amagini ko hari handitse ngo uhegereye wapfa urumva uhegereye wapfa tangira kubona kakazu barimo abona ka ari akazu kameze neza cyane kombe ni wawundi ufite na sheri afite umusheri ko afite umusheri yataye muri Amerika yatangiye no kubonekerwa ya mirambo bamaze gushyingura mu kanya bavuga ngo babaturikirijeho grenade cyase amabombe bari mu nzu basangira ibya ninjoro koko banza ariko byagenze atangiye kubona ukuntu byagenze barimo birira za capati urumva n'ibindi n'amatende harya karyanga inyuma karifunze ni wawundi wataye sheri we muri Amerika barabonekerwa abantu bapfiriye muri kano kazu n'umuryango barakunwe bavuze ikidari bavuze ikirimi kitari icyongereza nabagubeshya ashigukiye hejuru kazu barayemo banza karimo nyabingi umukomara atangiye kubonekerwa nuko umuntu asara muti byagenze biti harasaje kanga ku gasozi hasajijwe n'iki se yaraye mu nzu y'abandi zo ntibazi nyirayo basanzemo imirambo y'abantu bashiririye n'abasirikare n'abanyamerika bari muri Afghanistan komando yarabyutsa za hanze kumbe hanze Staff Sergeant yaraye ijoro Marcus gitondo kiza Kela Morning, Staff Sergeant. yewe waramutse Staff Sergeant Anybody else awake? bande babyutse Not that I saw. oya I'll wake him up. nagira ngo mbabyutse oya Get your eye together. yoherwa n'igitondo urakoze kubyuka vayo uburinze nawe uri ku burinzi Staff Sergeant yaraye ijoro ni Marcus mwirabura uje bamwise Kayla rero yasize umukunzi we muri Amerika ariko atangiye kubonekerwa mubyuka mwabadamu mwe babagenga mwe dani n'ibyaraye byambaye n'ibikarisho karisho mubyuka mwe kapfamwe kandi yaje babwira nabi ko musuruma mbavu kandi yaje abahondagura shaho imegeri kumuhumetso babyuke uracya
n'abasirikare. I'm sure some of you have already noticed something. Ndabizi mwese mushobora kuba murimo murashidikanya cyangwa se hari icyo mushobora kuba muzi. Garakeye banzaza kubaha amawayiza ya gikomando. Anybody, feel free. Ako mwese mwere kure. That's right. Ndagira ngo mumbwire niba twabona umuhanda muzima. Tushobora kubona umuhanda muzima Kela, wenda ushobora kutugeza imbere tukareba haduyi niba hari uri hakurya. Nyakubaho ntago mbizi. Nanjye bigaragara ko ntacyo nzi. Me fucking either. Nanjye nuko. And tell them that we can't find the fucking road that we supposed to be guarding in the first fucking place. Dero gahunda ntago ari ugusubirayo, tugiye kuba twakomeza tujya imbere ture ko twabona haduyi hakurya iriya. That's what I like. Nitubona haduyi turagaruka twongere turare hano muri aka kazu. Mbega kano kazu bakagiza nka bagagize nago indi post niko babyita kenshi mu cyongereza. Drop a load. Kanuka ka office bifatiye karaho hafi nyine babohoje. Let's go, girls. Bakobwa twerekere. Benibyo mwiyemeje twerekere yo kureba haduyi niba hari uri imbere iriya. Tumubona tugaruka kugangika hakunino. Bakomeje imbere. Abonye buno butayo bwuzuyemo za land mine. Mine ni bya bindi bagenda bagatabika mu butaka ugikandagiye cyangwa imodoka ikakinyuraho. Imodoka iraturika cyase n'umuntu agaturika nyine agahita apfa. Arerekeye arebe ko babona haduyi ni Al-Qaeda abanyamerika. Babura haduyi ngo baragaruka inyuma bagangike muri kare akazu nanone. Bagenda imbere. Ageze ahandi hantu hameze nk'ahari agakaritsiye. Kurara abantu mubona rero ibihugu byo muri Aziya mukagira ngo ibintu byose ni uburyohe biki. Dore karitsiye bagezemo abantu baho bituriye mu ntuza mu mahema. Bazo naye muri 2020 abantu batuye mu mahema muri iyi viziyo. Imyaku gusa. Sanga abantu barakasire nawe wababona ko bavuga ngo ibana ngo icyagezayo. Abantu bari bituriye. Yeah, we're kind of hard to miss. Bantu bari batuhano ko mbona badahari babonye tuza baritsimba. Tell anybody who's inside to come out. Muri cost gira icyo babwire ko Amerika bakeneye hanze bigaragaza. Undi aravuga. Ascon Newton. Abanyamerika mwigaragaza cyangwa tubasoroma amagara, tubasoroma intoryi. Ascon America. Abanyamerika ni mutigaragaza turabasoroma intoryi. Do it. We, mubinjiranisha niba banze kwigaragaza. Baro bayinjira mu mahema y'abandi. Americano. Kindi cyabaye bagize gutya batangira gusaka amahema y'abandi turi muri Afghanistan. Mugenzi bari bato muri iki giturage nabo ntabagihari. Abanyamerika baza kare muri iyi misozi barashikira iki kibumbano n'ubyibagirwa. Great Davis. That's one of them. Check them all. Ugiye tugire sha. Ubwo ibintu bari imyaka ukibaza abantu batuye hano amazi bayakurahe. Yo mpamvu ugomba gushima aho uri nuko bayeho. Ntabwo buza abandi bafite ibe bibazo cyase babayeho bate. Shima ukuri niba bitakunyuza ugerageza ubyihindura ariko ntuzifuze kujya mu buzima bw'undi muntu. Iki nicyo bita umwako. Ageze hano Banyamerika je Dani nta muntu urimo gusa bari barimo bameze nko bavuye hano mu kanya banaryaga dodora ibipolisi. Clear too. Haduyi urimo. This one is clear too. They're hiding from us. Baginga barunda bona bashobora kuba baza uburyo bakisha musha. In the sand, breathing through straw. Cyangwa baginga bitsimye ngo munsi y'uyu mucanga wana tubagaze hejuru tutanabizi. Yewe nta wamenya na kuko nago tuzi imico yabo wabona batwitsimbye. And leaving without this, right? Nibaza uko abantu bagiye bakibagirwa amafaranga afandi kumbe umuseka yabonye amafaranga menshi cyane mu itende avuga ati afandi nibaza uko abantu bagiye baduhunze cyase bahunze abandi bantu bagasiga amafaranga. Iyo umuntu ahunze kenshi nagapfa gusiga amafaranga. Avuga ati undi wigere nshobora gukendera kugira icyo nagura nshobora gutanga karuswa bakandika nkatambuka. Abavuye hano basize amafaranga. Niba bajyanywe na Nyamurigita babonye kumbe hakurya iriya babonye umwarabu utabitse igihimba hagati umutwe hejuru. Nakubwiye Abanyamerika baje babidegembya nibaza ibyo bakoze turore. Batanya batubwira inkuru y'amagini n'Imana ndetse n'abantu yanditswe muri Korowani. Yewe uyu nguyu se umvuye ni umuco w'Abayisilamu iyo umuntu yakoze icyaha bamutabika igice kimwe akazapfa ryo niko Umunyamerika umwe yashubije.
umugabo n'ubundi batabitse bigaragara yanapfuye. Tuvano tugende basanze n'undi yanapfuye niba ari igiki cyamutabitse. Fata imodoka bagaruka kuri ka kazu bageze post yabo. Americano baragarutse kazu bakabohoje. Mpamvu nibyo nakubwiraga njye mbabwira ngo umugenzi nyo bugeze ahantu ucunge. Bageze ku butaka butari ubw'iwabo. Byanze bikunze icyo nzi cyo hari ikibazo cyavutse, hari umwanda bateje. Arekeye yonte bari bagiye hari mbari baragarutse bagera kuri hafi muri ka kazu kabo n'ubundi bwongeye bwabiriyeho. Ngo bavuye mbari ngo bacunze umutekano bava nka hano i Kigali baragenda bagera nkahe ku Gisenyi baragaruka kuko bagarutse bwabiriyeho. I'm gonna stay and watch in sets of 2. Anderson, you and Nauri Cox takes first shift until ugiye kuba mwarinda kugeza saa 7 za ninjoro. 0100 ubwo ni saa 7 z'ijoro nyine. It's probably not the smartest thing to stand outside like this. Mwana nibyo kurara hanze ko nge ntabimenyereye mwana ibintu nk'ibi ngibi. Barabambwa bagiye kurinda mbere abandi baze babasimbura izo saa 7 z'ijoro nuko nugiye cy'uburinzi. Ready SANDS. Senior day ya people. Tarige cy'uburinzi nagiye kurara uburinzi ukaraye uburinzi. Wasigaye hanze wenyine mugenzi we amubwiye ko atabimenyereye undi sigaye hanze wenyine. Bagasigaye hanze wenyine bari Afghanistan. Hatangiye kuza igihu kivanze n'ibiyagayaga. Hari ibintu byo bita inkangu cyangwa inkangu ni bya bindi bibiti biterwa n'amazi. Cyanzu cyo no yagayaga hajuru yagayaga mukomanda tangira indani komando yaje muri kakazo na bintu mubona bita by'urumuri yani mu kazu haje umuyaga mwinshi nta numwe agombaga kurara hanze uraye muri uriya muyaga uri hanze kakubaho. Bari kubirinzi baraje nabo nago wajyanze muri uriya muyaga ko nundi naduyi nago yapfa kugutera mu muyaga. Umuyaga nyine ni mwinshi hanze nundi naduyi naho yanyura. Just about got the rest of it. Anything that's not packed away. Ayo turi maso turi mu ariko turi mu nyubako indani bari maso ariko bari mu nyubako ntaribi. Ariko akitongera kurota ibintu by'umwanda sha. Kubita umusengezo. Wawe ndibise Kayla ni bari Kayla. Umwasize girlfriend muri Amerika arongera arabonekerwa. N'umunsi washize yabonekerwa abantu bapfiri muri kare akazu barimo baporeza. Bari guporeza arongera babona amaso yabo yahindutse bavuga ikintu kiri matumva. Agenda arwa yabonye mu nzira. Barabonekerwa. Ibiroto. Munyamerika. Ono mutalibani kazi imbere yo mutalibani kazi arigita. Munyamerika avayo. Kimwe rigitanye ni gikira. Yarakanguka. Icuku. Yoga ngo urota nabi harya bumukeraho. Unaye bwamukereye yo mu rukerera. Bose kimufata. Kanguka wenyine abandi baracyasinziriye. Umusirikare. Abenshi muri abanga ni ba private. Iryo blank abafite. Nabyutse kubera kurota nabi bitotsi bise bibura. Agukamura n'umukamuru ni mu ndobo. Bas.
hanze hari umuyaga mwinshi nta wapfa kujyayo ko no gutera intambwe imwe ebyiri eshatu ntabwo biba bishoboka muri buno butayu kuko hari igihe akenshi ubutayu bukurengera hari igihe umuyaga waho kujyana aho utashakaga bivuze ngo just mutagiye hari umuyaga nk'uriya byaba ku manywa byaba nijoro kubugendamo mugenzi hari ibintu bidashoboka cyangwa se bitoroshye niyo byashoboka ntabwo biba byoroshye yarafunguye abanza arebe ko umuyaga wagabanyutse we indani kumbe hanze umuyaga uracyari mwinshi shawo hari cyaje cyaramwambaye indani tayari asore hakuno hari mu gikoni arungurikiye mu gikani vanayo kapiswe n'abandi bavayo nanda wera all shit vanda vayo niwe uyoboye ayet maniwet vuga ikirimi batazi umukobwa ni umwarabukazi uri ko sobanure we musobanuze inje kimikini ndavuga mu kidari ayet qahawat undi nasubiza mu kindi arimo aravuga ngo iki ntago mbizi mwana sinzi ikirimo avuga There's like 30 different languages in this country, all different dialects. umva urabizi mugenzi kino gihugu bashobora kuba bavuga indimi nyinshi cyane zirenga na 30 umuntu musobanuzi bazanye banza avuga ikirimi kimwe gusa kinanga n'icyongereza gusa umudamu naso no mudamu bavuze ngo muri ubu butayu ntago wabugenda mu harimo umuyaga ungana gutya sinza we aturutse cyane bakuru ntakara mubonamo bavuze ngo no kugira ngo utere urutambwe rumwe urundi baramufasha hanze bamusake ko nta giturika azanye cyangwa imbunda nta kintu na kimwe azanye cy'intwaro ariko ndibaza no mudamu avuye bavuze ngo hari umuyaga nk'uyu ntago watera intambwe 3 umuyaga utagutwaye butayo bwakurengera cyangwa ukanayobagurika kaza sinza yavuye kugira ngo agere hano we na Anderson mugiye kurindira umukobwa kugeza saa 10 za mu gitondo muramurindira hano mu gikoni umucungu no mudamu umuntu tutazi utujemo ntago twapfa kukumwiteza gutyo mpaka tumenye ko nta wamukurikiranye uwundi ufite intwaro none tumuhe ibyo kurya cyangwa ikindi cyo kunywa se staff sergeant yego bandi mugende uretse mwe mugiye kumuha icyo igiporezo abandi musigare mu murinzi bandi dusubeye kuryama na fandi مالوشانا همزمت بستعود لخسر كانو basigaye bamurindiye hakuno mu gikoni لخسر كانو ayet maniwet marababwira bavuga iki wabo aho ngaho keretse nkubeshye nkamera nk'abahungu basobanura nk'abatanari yewe mada ibyo uvuga ntago tubyumva rwose wikirusha ceceka arakomeza arababwira Or you could just keep talking. Whichever. Cyangwa ukomeza uvuga ko n'undi se tutakumva vuga n'uruhurekere cyaramubwiye yoreke narimo ashaka kuba yavugara yaso wenda yawenze nk'iwabo cyasa cyari kimukurikiranye hano hanze Amerika byarabacanze uramwirabura harimo umuzungu bise Tino ndetse harimo n'uyu wundi bise Travis mwirabura umukobwa yifitiye ubwoba ariko ndibaza n'umukobwa ukuntu ageze hano mwabantu mwe nuriya muyaga sinza cuburutse he nicare hamwe ngaha kuno bwarakeye Because somebody's got it. Y'all know we can just fuck her, right? mwana kiriya gikobwa nge nabonaga kidakwiye kwa kiturimo. We take turns. I don't even gotta go first. Ikintu gikobwa cy'igisivile tutazi cy'icyarabu mani bavuga kuri uriya mwarabukazi kandi baramwihorera. Who's she gonna fucking tell about it? Urashobora kugenda tunamure kwaganya akabwira abagenzi bakaturaburiza mani akavuga atera abanyamerika bangaba naba bari muri kano kazu bitsibye mani akaba duteje haduye mani kiriya gikobwa cy'icyarabukazi tugihitane mani. No. Oya kandi barabyanze banze kumushyigikira. Mr. President. Yego nyakubahwa perezida niba ubyanze. Friend 10,000 fucking miles away from here. Cyangwa kiriya gikobwa n'ubundi ko benshi mutwe twagiye twicundana n'abakobwa bagera ku bihumbi n'ibihumbi tukicunde bo mpaka gipfuye. Wa mugingo we waje hano gushakisha amanuza y'abarabukazi. Posi ni ijambo ry'icyongereza. Kubidura umukobwa guyu hano.
arimo arabatekera ibyo kurya, atangiye no gutekera abasirikari. Kwabwa atangiye no gutekera abasirikari, batangiye kumwizera, babonye ari umukobwa udafite yavani yajya, bahitamo kumwifashiriza ubwo umutekano we hato adahura n'abagabo b'imitima mibi. Kila ngwino wumve mwana, magaye kilaze yumve. Aza guhamagara kuri 0800 numve ko twavugana nabo. So, what? Listen. Yeah. Our staff sergeant has gone AWOL. Staff sergeant wacaye mu mwanda. Dukeneye mugenzi umufasha vuba. Twambaye cyangwa uniform. Urabyumvishe? Inumvisha amajwi y'abakomando batabaza. Anybody from Charlie? At least I didn't recognize. Sasa abantu bari guhamagara bene wabo babandi babohereje kuri ya base cya kigo baturutseho kiri hano hafi muri Afghanistan. Babagura uko situation ihagaze na haduyi babona ntaki, none bakumva abandi bakomando batabaza batazi n'abari gusa nabo b'abanyamerika. Sounded like a distress call. Nanu banza hari wenda inuza itumanaho ryacu irimo rirayoba. Oya umva n'amajwi ashobora kuba ari maraturuka muri Kabul, umurwa mukuru w'iki gihugu barimo nyine Afghanistan, Kabul. Stay here and try to contact Parker. Ango mbano ngumeze ngerageze mamagare ya Fund Park anumve ko araza kugera akamfata. Yeah. Radio check, all units radio check. Unit mwese mutwumva z'Inyamerika over. Munatwumva over, mudusubize over niba mutwumva. Mutatwumva ngo nuko over. Check over. Yeah. Bari guhamagara bene wabo hakaza amandi majwi ameze nkaho ari ibintu byayobye nyine biri kuva handi hantu. Dore ahantu bari dure n'imodoka yabo. Hamagara amajwi bisa natari no kurenga ku muryango w'aka kazu. Nakubwiye bakiza hano batangiye imikino bano banyamerika. Tore biragenda gute? Birarangira bitenya kubaho ku ifarashi. Wemba nari kiri hano ni Kinyamerika. Kibona mwarabukazi yasotse hanze kwihanagura ivumbi n'imyanda n'ibiki byose, amazi ni make, ibintu byo kwiyuhagira bimwe byanyu hano ntago bikora, amazi ni make. Kombe iki cyarebye umwarabukazi shalalala mbegi baby. Mwarabukazi nawe banza arimo arabikorera ubushake yagira ngo akirobeshe. Guta umuntu umukobwa za imbere y'umugabo agakuramo gutya ngaro gari hanagura ibiniki. Munyamerika wambonye fayo muri bayandoro yavayo yagira icyo umbwira sha. Munyamerika nawe uri ntasa ari kumamagarara handi bunge ntajyayo. Nge najyayo ngewe ngenge nkamwereka ko ngewe iwacu ari Chicago. 6 6 na karindwi 68 ku mapompaje n'abakomando banyuza mu twitozo. Bamugenga rumwe agenda wabo umunyantege nkeya. Arabukaza araza avuye kwihanagura amaze kurobesha cyakananga hanze akireba indoro yangu yino nkubwire. Wahoze muko. Alright, listen up. Mwihorere. Unsupervised. Somebody's got to watch it. Ahora mukobwa naho yajya yarari hanze yihanagura. Kandi twamurebaga n'ubundi. Inyamerika ukuntu bimureba. Mukobwa ari hano. Nawe ukuntu abareba. Baraye ku burinzi. Mati kasonora mwibuka mwana. Yego ndamwibuka. Ane kuganamo mugenzo bita Mati Kasoni. Wese uramwibuka muvandi. Unati Mati Kasoni ndamwibuka. Namubonye. You know his dad, Gregory. Yumva George Mati Kasoni yarapfuye ariko. Yeah, he looked pretty dead. Nubundi nabonye byagaragaraga ko ari umupfu wanteye. Kombe mugenzi umwe muri abakomando bise George yarose undi muntu bita Mati Kasoni. Ndetse bwana mugenzi we bigaragara ko bamuziranyeho. Narose n'ubundi antera gusa n'undi yanteye nawe ari umupfu. Wamutengo ni Mati Kasoni. Mwana namubonye nsinziriye ndongera ndakanguka nabwo ndakomeza ndamubona. Tangiye guterwa n'abapfuye. Tayari. Amuvandura urimo rasara. Issues or what have you, take that shit to Uzanye na kose n'umwanda ugomba kurangira ugasubira imuhira. Mati Kasoni yarapfuye humura. Mukomandura hano yatangiye kubona abapfu. Bamwise George. Yabonye umuntu wapfuye kera bita Mati Kasoni. Sinzi bifite imva
mwihangane ariko byanze bikunze biri kuba mwicare hamwe nibyitoroshe bwarije nakubwiye mugenzi ubona umuzi gwaze kwifarashi filimi nayizanye ngiye nyakubaho cari hamwe gasobanuke byanga byakunda nta gikanitari nyanzana kwifarashi yangira ikarika na wa mukobwa araryamye n'abafandi bose bararyamye uretse fandi urimo urahamagara n'undi warayizamu hanze cunze umutekano ko nahaduyi winjira mukobwa aryamye atangira kuvuga amagambo tangira kugira ibyo avuga wa musore na wana aryamye atangira gukomeza none unabonekerwa Kayla yabonye wa mukobwa bacumbikiye yaramwiboneye umukobwa niwe bacumbikiye atangiye kumubona muri kwa kurota kwe umukobwa bacumbikiye sinzi ni gatiki nakubitagikana itani njya nzana utuntu tw'ubwenge gusa mwicare hamwe mw'abantu mwe iyi ni vision 2020 satira tayari gusunikira ku nundi yisanga bari ndani ya busaswa ndani ya buriri nabe bamena kumatangira kubona ari kumenana na wa mushiri we yataye muri Amerika ariwe bari kumenana ko bamena ari kumwe na shiri yataye muri Amerika muri USA muri Amerika aramena ukamena kumbe datawe shiri mbonyazanye amenyo nk'ay'umumbwete icoco genda urinde shift yawe niyegezweho yaje kumukangura agenda arinde kumba mukangura yabona ari kumwe na sheri we yataye muri Amerika sheri yabaye ikindi kintu gusa biturutse kuri uyu mukobwa bacumbikiye hano uyu mukobwa bacumbikiye hano sinzi ni gatiki tari hamwe You just told me to get out of here in Dory. yewe urambwe ngo mve hano ariko nubivuze mu kidari kumbabwe wa musobanuzi ngavi bave hano bahonge ariko abivuze mu kidari ikidari uruguburyo urakize muvandi oya ngenda bivuze se abwenda nabyumvisha handi hane nyine ndabyiganye kombe ngo abwiye mugenzi we ngo muve hano mugende kandi abivuze ngo mu kidari You could say something. aha hano sinzi hari iki niba atari Nyabingi hari ryangombe wa musobanuzi n'umwumvisha mbwete mwana uravuze ngo twese tuva hano tugende duhunge kandi bivuze mu kidari kuva rya rukizi undi abuze icyo amusubiza aramubwira tugenda nageze ahantu mbyumva mani kumbe nawe bivuze atanabizi kure wa umukobwa araryamye hano mwarabukazi Afghanistan ya kuri shift n'utahiwe ku burinzi uyu mwarabukazi agira gutya kuri iki filimi witonze abanza asuka y'amazi umukobwa muto mwiza maze kunywa ku mazi tereka icupa ku meza akaboko umukobwa si umuntu bavandimwe icyo bahaye karibuni bazi ngo ni umwana muto w'umukobwa wabuze iyajya niyakwirwa afite akaboko gakweguka nka shikarete abasirikare bahaye umukobwa ikaze bazi ngo ni umuntu kuko umukobwa si umuntu uretse yaba akaboko afite akaboko turakaboko kakweguka nka shikarete ku maso umukobwa mwiza abasirikare bamucumbikiye bazi ngo ni umuntu nakubwiye kababayeho abaje ku burinzi n'uburinzi bw'ijuru icyo batazi tubonye ko umukobwa bacumbikiye atari umuntu Beats my plans. hamwana wenda igihe kuzana ntabwo byari umupango wanjye numvaga nzaho umusirikare wa Amerika ukorera muri Amerika mba nibereye hariya muri Amerika ibyo kuzinana byari birimo mwana baraganiramo tumaze kubona ko uriya mukobwa atari umuntu twatangiye barasa mugenzi ikibumbano ngo cyari gifungiyemo amagini kandi ngo amagini yanze abantu kuva kera uyu ngo yari hanatangira kumva amajwi ijwi hari n'undi kandi wavuze ngo yabonye umupfu wapfuye zamani ngamutera bombe n'undi cyo bacumbikiye ni igini tayari ntabwo ari umuntu gifite akaboko gakweguka nka shikarete twabyiboneye
sinzi bano bakomando birarangira bite uyafayo yumvisha ubuduha mu matwi bwe mu matwi yiwe avuye umusirikare sinzi icyo yatangiye kwibuka byari umunsi umwe arimo bahangana ubwabo ari abanyamerika bari abaginga mugenzi ntibicaye ziriya mbohe umunsi umwe abanyamerika baje kwisubiranamo umunsi umwe bisubiranyemo ukuntu mureke kurasa twemeye bavandi bose bari abanyamerika bari habaye kwisubiranamo byagenze bite kumba umusore yararasharasa umunyamerika